Tongeye kubasuhuza kubw'uyu mugoroba mwiza. Imana yongeye kutugarura mbere yanyu. Turabashubuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaho umugisha. Nitwa Pasteur Serugendo Dismas. Tuba dukora umurimo w'Imana mu itorero Pentecôte de la Veille Philadelphia. Mana ihabwa icyubahiro kuko yatuhaye aka kanya tugiye kuganira kubw'ijambo ryayo. Turaganira kubw'ijambo ry'Imana riri hano mu Kuva gice cya 20 tutangira ku murongo wa mbere tumanuka hasi. Iyi minsi turimo ni minsi yo kubika ijambo ry'Imana mu mitima yacu, cyane cyane abantu basogongeye ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Ni minsi yo kongera abasimbizi abantu bito abafaransa bavuga kandu kitwa revision. Ni minsi yo kongera tena kusubiramo cyane mu ijambo ry'Imana kuko twarabyumvise twarabyize, ariko iyi minsi y'imperuka ni minsi yo gukora revision ku ibyo twabashije gukora kwiga, kuko mu minsi iri imbere hano nicyo kintu Yesu azaduciriraho urubanza. Twebwe tubabwiriza ubutumwa bwiza, ubu butumwa bwiza tubabwira niyo tuzabazwa. Namwe ibyo mwumvise ku matwi yanyu, ibyo mwize, namwe nibyo muzabazwa. Mane tushoboje kubwanjye, mane nshoboje ishire mu bikorwa ibyo mbwiriza abandi. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu icyo gitabo cya Kuva gice cya 20. Kuva abamo amagambo meza. Mana yagiye igirana ikintu kitwiki amasezerano na Bisirayeli, cyangwa se kubaha amategeko yayo. Muto w'ijambo tugiye kuganiraho uyu munsi uravuga kwemera no kubaha amategeko Imana igutegeka. Kwemera no kubaha amategeko Imana igutegeka. Ninde ubwirwa ayo magambo? Ntabwo ari twe n'Abisirayeli, ni twebwe mu iki gihe cyacu, twebwe abizera Imana, kuko Abisirayeli igihe cyabo cyaratambutse. Turi muri ibi bihe byacu, bihe by'imperuka. Murongo wa mbere, Imana ivuga ayo magambo yose iti: Ndi Uwiteka Imana yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Ndukagire izindi mana mu maso yanjye. Ndukiremere igishushanyo kibajwe, cyangwa igisa n'ishusho yose iri ejuru, cyangwa hasi ku butaka, cyangwa mu mazi yo epfo y'ubutaka. Ndukakikubite imbere, ndukagikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ni Imana ifuha. Mbora abana gukiranirwa kwa base, nkageza ku buzukuru n'ubuvivi bw'abanyanga. Ngababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza ku buzukuruza babo bibihe igihumbi. Ndukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Imana itaza mubara ngutacumuye. Uvugiye ubusa izina rye. Wibuke kweza umunsi w'isabato. Mu minsi 6 ujye ukora, abe ariyo ukoreramo imirimo yawe yose, ariko uwa 7 niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ndukagire umurimo wose uwukoreraho, wowe
ubwawe cyangwa umuhungu cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umujyanama wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu, kuko iminsi itandatu ariyo Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibikirimo byose, akaruhukira ku wa karindwi. Nicyo cyatumye Uwiteka aha umugisha umunsi w'isabato akaweza. Uwiteka abahe umugisha kubw'ijambo ryayo tugiye kwiga. Navuze twebwe twaremwe mu ishusho y'Imana, dutandukanye n'ibindi biremwa byose hano ku isi, kuko twebwe abantu Imana yatuhaye ubwenge turusha zindi biremwa ku isi. Kandi Imana impamvu yaturemye ku isi mu ishusho ryayo, mirimo yacu ni ukuyikorera twiramya, kwiyubaha, kwiyamiriza. Nicyatumye Yesu yatupfirira ku musaraba. Ntabwo twabasha kwifata nk'uko twishakiye ku isi cyangwa tugende nk'uko twishakiye. Hari amabwiriza Imana yaduhaye, ari ibyo yifuza ko twakora n'ibyo yifuza ko tutakora. Bene data, uri mu ishusho ry'Imana. Imana ntabwo yakuremeye gukora ibyaha. Imana yakuremye kuyubahisha hano ku isi no kuyikorera, kuko ariyo Imana yakuremye. Ayo ni amabwiriza yahaye Abisirayeli. Navuze ko igihe cyabo cyararangiye, igihe turimo ni cyacu twebwe, kandi buri bantu bazabazwa ibyo bakoze mu gihe cyabo cyangwa igihe cyawe. Ibyo wakoze Imana izabikubaza. Nimba wakoze neza uzahemberwa, nimba wakoze ibibi by'Imana idashaka nabyo uzabibazwa. Bwana Yesu adufashe. Imana ivuga aya magambo yose iti, ku bwawe nanjye. Yatumye ivuga aya magambo yose iti, ndi Uwiteka Imana yawe, yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Muziko ni Imana, ari Imana ni Imana. Zaburi yavuga ko abapfapfa bavuga ko nta Mana iriho, ariko Mana iriho. Yo nyine yavuga ko ndi Imana, nagukuye mu buretwa muri Egiputa, mu gihugu cya Egiputa. Ni Imana yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Na wundi wagomba gukura Abisirayeli mu buretwa bwa Egiputa atari amaboko y'Imana, kuko Farawo ntabwo yemeraga ko baveho. Nabo kubwabo babonaga ko batashobora kuva mu maboko ya Farawo, ariko kuko Imana ni Imana, Imana ni nyirimbaraga, Imana ni nyirububasha, yacishe bugufi ya Farawo. Nyuma yo kumikubita ibyago 9 rya 10, Farawo aremera, nemeye ko ari Imana, mumvirire mu gihugu, mugende. Ibaha burenganzira mu izo nzira. Nawarwanya ni Imana, itsinda Imana. Murongo ukurikiraho iratubuza sasa mabwiriza. Usanga ibi nibyo birimo kutunanira, cyangwa bamwe babikoraga ariko uyu minsi bamaze kurambirwa. Ariko amategeko y'Imana, mu gihe tubaha amategeko y'Imana, Imana ituhesha umugisha. Mu gihe tubaha amategeko y'Imana tuzarama. Mu gihe tubaha amategeko y'Imana nta byago byatugeraho, bigiye kutugeraho. Imana izatuberera amaso cyangwa ikinga ukuboko kwayo, cyangwa ntabwo ishobora kudutungura kuko tubaha amategeko yayo. Ikibazo dufite muri ibihe by'imberuka, abantu benshi barasuzuguye amategeko y'Imana, kandi si byiza mu Kristo mwene data, si byiza mundu wasogongeye ijambo ry'Imana kusuzugura amategeko y'Imana. Ntukagire izindi mana mu maso yawe. Imana iratubuza nditukagire izindi mana mu maso zacu. Yesu atufashe. Ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'igishushanyo cyose kiri
hejuru cyangwa hasi y'ubutaka cyangwa mu mazi y'epfo y'ubutaka. Ntukiremere ikindi gishushanyo kibajwe cyangwa gisa n'ishushanyo cyose kiri hejuru cyangwa hasi mu butaka cyangwa munsi y'amazi epfo kindu kitwa igishushanyo. Ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa gisa n'igishushanyo yose iri hejuru cyangwa hasi y'ubutaka cyangwa mu mazi yo hepfo mu butaka. Uwo tukwiriye kuramya kukorera ni Imana waremye isi n'ijuru, Mana waturemye mu ishusho ryayo. Shimwe rya mbere twebwe abaremwe mu ishusho ryayo dushobora kugira kuri isi no kuyiramya, kuko niwe watuhaye ubwiza, kuko niwe watuhaye ubwenge, kuko niwe watuhaye kuba nk'uko tumeze. Ariko usanga Satani atwibizamu. Bamwe baremera ko Imana iriho, abandi bagapinga bakavuga ko nta Mana iriho. Se urebye ku bwenge bwawe ninde waremye isi yose? Ubu nta muntu uzi itangiro ry'isi n'iherezo ryayo. Utubajije ko ni birometero bingahe? Bize ko ntayo tuzi. Uwaremye isi n'ijuru akaturema natwe mu ishusho ryayo, akatuha amahoro ku isi, akatuha ibyiza twishimiramo. Uriya ni ukwiye kuramwa, uriya ni ukwiye gukorerwa, uriya ni ukwiye kuhabwa icyubahiro. Ndabona ku isi abantu bafata ubutunzi bwabo bagafasha abantu bitwa abakinnyi b'umupira, bagafasha abaririmbyi runaka, bagafasha abantu bari mu masiporo runaka. C'est bien, ni byiza. Ariko bageze ku murimo w'Imana bamwe bagafobya umurimo waremye isi n'ijuru. Kandi itorero ryano ku isi ifite inshingano zo kubwiriza abaremewe bose ubutumwa bwiza. Uzemera azakizwa, akabatizwa azakizwa. Ariko utazemerwa no kurimbuka azarimbuka. Iyo niyo nshingano y'itorero hano ku isi. Ariko ukabona abantu bamwe barafobya by'itorero, abandi bantu bari mu by'itorero nabyo bakabitukisha bakabisuzuguza. Un jour azaba mu rubanza. Ntukagereranye Imana n'ikindi kintu. Mana niwe createur w'isi n'ijuru, niwe washyize itangiro ry'isi n'iherezo ry'isi. Ninde wamenya profondeur yo kuva ku butaka kugeza mu ijuru? Nawe. Ariko Imana waremye isi n'ijuru ibyo byose arabizi. Ukugeneye imyaka uzabaho hano ku isi ni Imana. Wakuhaye urubyaro hano ku isi ni Imana. Wakuhaye ubwenge ukiga ukaminuza ni Imana. Uziko ari abantu bari ku isi kandi nabo baremwe nkatwe, arifuza kwiga ariko ntabwo yabashije. Hari umuntu uri ku isi, hari abantu bafite abana babyaye 12, hari abamwe babyaye bana 20 n'abangaye ku bagore bangaye, ariko hari undi abura n'umwe yifuza no kubona umwana umwe. Ibyo si imbaraga zanje, ntabwo ari ububasha bwawe. N'uyu nguyu waremye isi n'ijuru Imana, ntitukamugereranye n'ikindi gishushanyo kiri mu isi cyangwa se munsi w'inyanja tuvuge ko ariyo Mana. Turakomeza bene data no gufashana mu rugendo. Ndukakibikubite imbere, ndukabikubita mbere y'ibyo bishushanyo bigereranye n'Imana yawe. Mana nimwe waremye isi n'ijuru, niyo tugomba kumuha icyo cyubahiro. Tuziko yaturemye mu ishusho ryayo. Hari abantu bivuga ko rebelle ni boga, ni wowe ikoze gutyo. Ari ahari watukoze gutyo kuko ari we waremye isi n'ijuru. Nduka
ndukabikorere. Imana iravuga ko ndukabikubita imbere yabyo, ndukabikorere kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuwa. Imana waturemye ni Imana ifuwa. Mwanya twikubise imbere y'ibyo bishushanyo, mwanya tubikorera, Imana iravuga ndukabikubita imbere kuko ndi Imana ifuwa. Kandi ifuwe ry'Imana riza rifite umujinya mwinshi ku batashaka kuyumvira. Ariko iyi minsi mumenye ko impamvu Imana itagira tena ifuwe rikomeye ni kubwa amaraso y'umwana we yamenekeye no ku musaraba. Yesu ahora buri saa yose mu ijuru avuga Data bababarire, Data bababarire, Data bababarire, azi ko ejo n'ejo nawe uzemera ijambo ry'Imana uhinduke. Mbora abana gukiranurwa kwa base, ngagera ku buzukuru n'ubuvivi bw'abanyanga. Mwanya iyi generation yacu tushaka kuba twanga Imana, izaberera abana bacu ibiba muvumo no ku buvivi bwacu, kuko twebwe twanze kwemera iyo Mana. Ingaruka yabyo zabasha gukora ibi, kubyaza umusaruro mubi mu miryango. Indukira Imana mu gihe cyawe, ushaka Imana mu gihe cyawe, wubaha Imana mu gihe cyawe, ukorera Imana y'ukuri, kuko munsi gihe cyawe nikirangira abazagukomokaho ndukabasige mu kaga mu yisi turimo, kuko Imana yacu ni Imana ifuha. Nkababarira abankunda, Imana ibabarira abayikunda. Ashaka kugira mu ndege nge Imana iramubabarira kuko akunda Imana, bakitondera amategeko yanjye, kuko abo bantu bitondera amategeko y'Imana. Bashaka gukora ikosa Imana ikabaha imbabazi kuko bitondera amategeko yayo. Se wo urebe nawe ku bwawe, singutunga urutoki, se ni kangahe wubaha amategeko y'Imana, ni kangahe wabivuyemo, ni kangahe ubipinga. Ndageza ku buzukuru z'ababo bibihe igihumbi, kuko twemeye kubaha Imana, twemeye gukunda Imana. Izababarira abana bacu n'abazukuruza bacu kugeza ku gihumbi, ibihe gihumbi. Ndukavugira ubusa izina ry'Uwiteka. Ibingibi byabaye indirimbo ku bantu ku isi. Umuntu ava gukora ikibi akarahira mu izina ry'Imana. Si ngombwa, si byiza ko tuvugira ubusa izina ry'Imana ry'Uwiteka. Ntabwo ari izina ry'imikino, izina riranyeganyeza isi n'ijuru, izina rikora no kuzimurira nyukanyuka Satani akamwambura urufunguzo. Yesu yarabikoze akazamukana n'icyubahiro cye. Izina ry'Imana si ngombwa kurahira ubusa. Hari n'umuntu bamufata gutya yakoze ikibi akarahira kandi abizi ko yakoze ikosa. Ariko Imana iratubwira iki? Ndukavugira ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nkatacumuye. Wa muntu urahira ubusa izina ry'Uwiteka, Mana ntabwo imubara nk'umuntu wacumuye. Uvugiye ubusa izina rye ni umunyabyaha. Muntu urahira ubusa izina ry'Imana, uvugiye ubusa izina ry'Imana, Mana imubara ko ari umunyabyaha. Murongo ukurikirayo, wibuke kweza umunsi w'isabato ku buzima bwawe, ku buzima bwanjye. Tube twibuka kweza umunsi w'isabato. Imana yatuhaye iminsi 6 yo gukora imirimo yacu, ariko umunsi wa karindwi niwe munsi w'isabato y'Imana. Umuntu wese agomba kujya mu nzu y'Imana ukayishimira imirimo yakoze, ukayishimira kuko watangiye icyumweru ukarangizana nacyo.
ntabwo warwaye, Imana yakuhaye ngendo ukagenda amahoro, urakora mirimo yawe nk'uko bisanzwe, uragenda ku manywa, ijoro karyamo kabyuka muzima, abana bawe ni bazima. Niyo mpamvu atubwira hano, wibuke kweza umunsi wa sabato, munsi wo ku cyumweru n'umunsi tujya mu nzu y'Imana, kavuga ko Mana warakoze, cyubahiro kibi cyawe, ariko ugomba kugenda umanze kweza mutima wawe, kuko ariyo rusengero rwa mbere. Kweza, abantu benshi barimo kwinjira mu nzu y'Imana buzuye ibyaha, bikakaza, batashaka kumvira ijambo ry'Imana, bapinga umwuka wera, bakora mirimo y'Imana batacishwa bugufiya, azi ko yarayakoze ikosa akajya gufata bikoresho byo mu nzu y'Imana. Kera suko abantu bari bamenyereye inzu y'Imana. Umutambyi winjiraga ahera Imana yanduye, bamusangagamo yapfuye, ahera Imana sahandu yo gukinira. Barokorera iminsi mutakitinya ahera Imana. Bantu buzuye uburyarya bakajya gukora ku bikoresho by'Imana, bantu bazuye bizira mu maboko yo bagakora pendo y'Imana, akahagarara ahera Imana bavuga by'ibinyoma. Wibukire gukweza isabato y'Uwiteka, kuko nyuma y'iyi mirimo turimo gukora azaba mu rubanza. Yesu aracyatusabira imbabazi, gato bababarire. Mana yacu ni Imana ifuwa. Kera na muntu wakoraga bibi Imana muwe amahoro, yahise yamanuraga ikintu kitwa igihano, ugupfa cyangwa ugakubitika. Ariko iyi minsi kuko Yesu yadupfiriye, aracyicara ku ndebe y'imbabazi, yavuga data ubababarire, data ubababarire. Sasa ntibikabe kamenyero. Iyi minsi turimo tubavuze ko ni minsi y'imperuka, dore turi mu mezi yo kurangiza umwaka. Ushaka kurangiza umwaka ukiri mu byaha, ushaka kurangiza umwaka Imana kureba ikugaya, ushaka kurangiza umwaka Imana itakwishimira, ushaka kurangiza umwaka utasaba imbabazi, urashaka kurangiza umwaka wikakaza. Oya, mundu w'Imana aca bugufiya, mundu w'Imana arababarira, mundu w'Imana aho yakoze icyaha nawe ku giti ke asaba imbabazi. Nimugakore murimo w'Imana muzuye amakimbirane, nimugakorera Imana muzuye amashari, nimugakorera Imana muivange n'ibindi. Iyi minsi abantu bakora n'imyuka mibi n'ibindi bibi, basige nabo baza mu nzu y'Imana bishushanya nk'abera kandi abatarabera. Mana yacu ni Imana ifite ifuwe, ntugakinisha Imana, kuko amaherezo y'ibyo uzabura kubona ubwami bwo mu ijuru. Yesu atushoboje. Murongo ukurikiraho. Ariko uwa karindwi niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Munsi wa karindwi niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Tugomba kugenda mu nzu y'Imana twejejwe, nguko mwisiga neza, mukambara myenda myiza. Ariko nkunda kuvuga ijambo rimwe, biragatsindwa kwambara amabaze meza, makoti meza, ariko Imana ikaturebe kavuga ko mwebwe abanyabyaha mwe. Biragatsindwa kwambara neza, kwambara urukweto rwiza, bimaparufe bikakaye, humurira abantu, ariko umunsi umwe uzaza kubura ubugingo. Biragatsindwa kugendera mu modoka nziza, ati tugiye mu nzu y'Imana, utihanye ibyaha, ubujura, busambanyi, buhetsi, ukamenyera tuhoto ntago bakurondoye, ariko umenye ko jisho ry'Imana rireba kure. Ubigambiriye gusa Imana yari yamaze kumenya ibyo ugiye gukora. Mureke tuhinduke tube maso. 2022 Imana yakoze neza, yaturinze. Asigaye iminsi 60 na zingahe turangiza uyu mwaka. Se 2023 wamenya niki kizaba. Shashkwida. Niyo mpamvu gukiranuka kwacu, kubaha kwacu Imana, bizatuma uwo mwaka Imana itugiriye tena imbabazi. Ndukagire umurimo wose uwukoraho uwo munsi w'isabato y'Imana. Ntabwo ari iminsi yo kugira imirimo tuwukoreramo. Wowe
ubwawe cyangwa umuhungu wawe. Hari abantu baje abantu Bibiliya yavuga cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umujya wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu. Bandu bamwe bajya ku munsi wo gucyumweru mu nzu y'Imana, bana bakabasiga mu nzu, bakoze ati musigare muteka twebwe nitugaruka tusage byateguye. Ariko hano bavuga ko ntagiri n'umuntu numwe, umwana wawe, umuhungu wawe, umugaragu wawe, umujya wawe, itungo ryawe, mana yawe cyangwa umunyamahanga wagusuye, si ngombwa wowe ugenda uramye Imana nawe asigare mu nzu, ashobora gukwakorera bizira. Yesu atufashe tumenyereye ibi. Mundu akakizwa wenyine abi mu rugo akabasiga, mundu akajya mu nzu y'Imana wenyine abo mu rugo akabasiga. Ariko nabo tugomba kubatoza kubaha Uwiteka. Bizatuha misi yo kurama hano ku isi, bizatuma n'umusumwe tubone umugisha w'isi, kuko twemeye kuba Imana yonyine. Utayivanga vanga n'ibigirwa mana bifite maso ndago biroba bibona, bifite umunwa ariko ndago bivuga, bifite amatwi ndago bivuga. Ujya gupfukamira ibintu ngibyo bitavuga, bitakuwa cyerekezo, bitashaka kuhugura. Yesu shimwe kuko watuwaye agakiza. Abahawe agakiza mukorera Imana mukuri, abahawe agakiza mukiranukira Imana, kuko bagiriwe ubuntu bw'Uwiteka. Murongo ukurikiraho, kuko iminsi 6 ariyo Uwiteka yarememo isi, ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, ku minsi 6 akaruhuka ku wa 7. Nicyo cyatumye Uwiteka aha umugisha umunsi w'isabato akaweza, kuko niwo munsi Mana yahaye umugisha, munsi wa sabato akaweza. Niyo mpamvu umurwayi winjira mu nzu y'Imana uwo munsi aboneramo ubutabazi. Waje uremerewe uwo munsi winjiye mu nzu y'Imana wejejwe uboneramo ubutabazi. Mana yakoze imirimo yose minsi 6 akabasha kweza, munsi wa 7 akawuha umugisha. Se buriya uyu munsi koko ubu ubajije umuntu uyu munsi wagiye ku rusengero ati yego, abantu bari benshi ati cyane. Se watubwira ijambo mwigisha yigishije uyu munsi ku materaniro ya mbere? Ati se yatubwiye ngo yigishije ibiki? Ari umunsi mwiza cyane, ari umunsi ufite ari umunsi w'umugisha, yarabwirije n'umunsi w'umugisha. Atazi umutwe w'ijambo, atazi n'ijambo ryasomwe. Ureba amaso nimba wagiriwe ubundi wo kujya mu nzu y'Uwiteka, weze umunsi wawe, kuko ni umunsi wo kuhabwa umugisha. Abakorera Imana mureke dukorera Imana mukuri, tutavanga Imana n'ibigirwamana, tutavanga umucyo n'umwijima, tubitunganye neza, kuko turi mu bihe by'imberuka. Ibintu bisiga bitungura abantu. Yari umuzima ariko akabyuka byarangiye, yagiye ariko kugaruka bikananirana. Se bidutunguye gutyo, tutafite busabane bwiza n'Imana, byatumarira iki? Kandi twirwaga mu nzu y'Imana, byatumarira iki? Twirwaga tuhamiriza ko Yesu Kristo n'umwami. Utarareka ibyaha, uracanywa itabi kandi uri umuntu w'Imana, uracanywa inzoga waboshwe nayo, munsi wo ku cyumweru ukahanagura minwa ati ngiye mu rusengero rw'Imana, nawe urategura urukweto, nawe urategura umwenda mwiza, ariko businzi ndago bukuvaho. Yesu araje bene data, Yesu ageze ku rugi arimo arakomanga. Mpamvu tugomba kubaha Imana tutayigereranya n'ibindi. Abantu barimo Yesu Kristo adufashe kutukisha ijambo ry'Imana mu iminsi, kutukisha ubutumwa bwiza mu iminsi. Kandi inshingano ry'itorero nuko Yesu yavuze mugende mubwirize abaremwe bose ku isi.
abaremwe we waremwe n'Imana ugipinga ijambo ry'Imana si byiza, ugisuzugura ijambo ry'Imana si byiza, ugifobya ijambo ry'Imana si byiza. nawe wari umaze gusogongera ijambo ry'Imana, hagararamo neza, uheshe Imana icyubahiro, ubaha Imana nawe zakubahisha, cya bugufi ya mbere y'Imana. Mana ntabwo bagenda mbere yayo nta muntu wakanga Imana. Mirimo yacu ni ukwiyumvira guca bugufiya, kuko ijambo ry'Imana rivuga ko abacishwa bugufi nibo Imana izashira hejuru, ariko abishira hejuru izabacisha bugufiya. Ni ikibazo Imana igucishe bugufiya. Ninde twakwishira hejuru kubwiki? Reka kwanza imbabazi. Niki kitumye nimba atari wowe ariko arahari? Nawe bitekerezeho. Nukuki kubera iki twishira hejuru? Kubera iki tusuzugurana? Kubera iki twangana? Ko twese ko Imana yaturemye mu ishusho ryayo. Twese dufite amaraso amwe. Le noir, le blanc, le rouge, le jaune, twese amaraso nimwe. Muziko na nyamaswa nawe ifite amaraso nkatwe. Se turangana kubera iki? Kuki wakwishira hejuru? Kuko wize abandi batize byatuma wishira hejuru? Kuko utunze abandi bakenye wakwishira hejuru? Ko nta muntu wavukanye nabyo. Bene data byo byose twabisanze hano ku isi. Kandi nimba Imana yakugiriye ubuntu yo kukuha mugisha nuko ufasha abandi. Ntukikunde, kuko ari igihe Yesu azatubaza wa munsi munsi w'urubanza ko narishonje mutangaburi, ko nari ndwaye ndi kwa muganga nta muntu wansuye, nari ndi mu nzu y'imbohe nta muntu waje kundeba, nari nambaye ubusa. So uwo munsi tuzakana Mwami ni ryari twakubonye uje wambaye ubusa? Navuze ko uwo munsi natwe tuzamubaza ni ryari, byabaye ryari Mwami, ni ryari wari wambaye ubusa, ni ryari wari muri gereza? Bizadutangaza, kandi azatubwira ko umwe woreje muri mwe Kigihe yari yambaye ubusa yari nje, Kigihe yari yashonje yari nje. Kubona iyi minsi mategeko y'Imana ntabwo tuyubaha nguko bikwiriye. Mukundane nguko nabakunze. Tugeze ku bintu by'Imana bandi barabisuzugura cyane. Navuze ko ibindi bintu ubona ko abantu barimo kutera ingunga mu bindi bintu, ariko bigeze ku murimo w'Imana. Isi yacu Imana ni waremye isi n'ijoro, nimba yagize ikohesha umugisha, gira umutima w'urukundo nawe ufasha abandi. Kuko umunsi umwe twavuze urubanza ruzaba muri twe. Umunsi umwe isi izarangira, kandi Imana wowe undi twavuga ko tutashaka kumugereranya n'ikindi kintu. Yageneye buri muntu iminsi azamara ku isi. Sasa igihe cyacu mureke tugikoreshe neza, tubahe Imana tutayigereranya n'ikindi kintu, tubahe umunsi w'Imana, tweze sabato y'Imana, dukorere Imana twejejwe, dukorere Imana tubaha amabwiriza ye, dukorere Imana mu kuri no mu mwuka, dukorere Imana dufatanye, dukorere Imana tumenye ko murimo si wacu, murimo n'Uwiteka, kandi buri muntu azabazwa ya nshingano y'Imana yamuhaye. Warayikoresheje gute? Mane dufashe, Mane dushoboje. Numva tuhagarukira hano kubw'uyu munsi mwiza. Ni wo kwibaza se
ndubaha amategeko y'Imana, ngenda nguko Imana ishaka, isi nda nyirayo, arabatubanjirije, gihe cyabo cyararangiye, arabakurikiye, gihe cyabo cyararangiye, mbese generation kuri generation, natwe gihe cyacu kizarangira, abari nyuma yacu nabo mane bazamure, nabo gihe cyabo kirangire kugeza aho Yesu azaza kujyana itorero. Ariko ijambo nziza Yohana yayishuriye mu byayishuwe, akavuga ko ayirwa upfa agapfira mu mwami Yesu Kristo. Mane baho umugisha, mane bagirire neza, mane bashoboje mukora ibyo gukiranuka, mubaha amategeko y'Imana, nanjye niyubaha, mbashe kuyubaha. Wa munsi twese tuzabona ubugingo buhoraho. Turagushimye Uwiteka, urera kandi urakiranuka, ndabona Imana wanyanayo. Turebye isi n'ijuru, nta wundi wagufashije kurema isi, niwe wayiremye, ukaturema mu ishusho ryawe, ukatuha umwuka wo kumeka. Impamvu y'ibyo byose uza kutuha agakiza, kandi ushaka ko tubwirize ubutumwa bwiza abaremwe bose. Utushoboje Kristo, ushoboza abari ku murimo wawe, babikore bubaha amabwiriza yawe, ababivuye mwongere bagarure, abatarakwemera Mana nabo wemeze imitima yabo, bakukorere ng'Imana, batakugereranya n'ibigirwamana. Turasenya imbaraga zose zitari zawe, turasenya imbaraga zose z'umwanzi Satani zirwanya ibyawe. Komeza itorero ryawe, komeza abakozi bawe, fasha abantu bawe Mwami bashoboje, babashe kubaha amategeko yawe. Urakoze, reka uzumvirire ijambo rimugirire umumaro, rimufashe, rimushoboje. Natwe ku bwacu dushoboje, umunsi uzaza kujyana itorero, natwe tuzabashe kuhagarara mbere yawe dushimwe, tunezerewe kubw'imirimo myiza twakoze. Urakoze Mwami Yesu Kristo, abarwayi bakize, abari mu nzu y'imbohe bagirire neza, imbunzi zifashe Data, urinde igihugu cyacu tuwe imvura y'umugisha Mana, abahinzi bahinze babone umusaruro mwiza, ukuri inzara, ukuri ibibazo, ukuri ibigeragezo mu gihugu, mavi yose gupfukamira ijambo ryawe rikundwe n'abantu, murimo wawe utere inkunga n'abantu, bakukorere Mana kubw'imbaraga n'ubutwari bwawe, kuko ari wowe Uwiteka. Turagushimye, urakoze, kandi uhabwa icyubahiro batarakizo bahagakiza. Natwe abakozi bawe dushoboje, dukore ibyo gukiranuka. Mana turagushimye, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze, Imana ibaho umugisha, kandi Imana ibashoboje bashe kwakira ijambo ryayo, mwishimye munezerwe, mukabishyira mu bikorwa, bizadufasha musumwe tubone ubugingo buhoraho. Reka tubahe nimero zacu, no gufashana. Ushobora kubaho tumvise neza, cyangwa ari cyo ushaka kutugiriramo inama, wabitugirira, cyangwa ari bundi buryo wari gukora gutya, wari kuvuga gutyo, nabyo byatubera byiza. Natwe sinavuze ko bindi by'Imana ndamuhanga ubamo. 0782439754. Murakoze, Imana yo mu ijuru bahere umugisha iteka ryose. Amina.